ese wigeze kumva ukunda umuntu cyane ariko akaba yari inshuti yawe ya hafi ukibaza uti nzabigenza ne ngo mwegukane nanone nzabona amahirwe ne yo kugira ngo tube abakunzi? Ukuri gukomeye nuko ntabwo ushobora guhindura umuntu ngo agukunde, ariko ushobora kubaka umubano mwiza cyane ku buryo urukundo rushobora kuvuka cyangwa nirubeho ariko mugakundana ubushuti butazasenyuka. Ikosa abantu benshi bakora ni ukugerageza guhatira umuntu amarangamutima, ibyo birangirana no kubura n'ubucuti burundu ndetse no gukomereka. Reka nkwigishe uburyo butanu butari amayeri, ahubwo ni uburyo bwo kubaka umubano uhamye ushobora gutuma urukundo rwanyu rubaho mu buryo karemano. Njye nyita Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, kanda subscribe kugira ngo buri upload uyibone mu ba mbere. Tudatinze rero, uburyo bwa mbere, banza wiyubake wowe ubwawe. Mbere yo gutekereza ku mukobwa, banza wibaze, ese ndi umuntu umeze gute mu buzima bwanjye? Ese mfite intego? Ese mfite icyizere cyanjye? Abantu ntibakunda amagambo gusa, bakunda n'umuntu ugaragaza ko afite ubuzima bwe bugenda neza. Iyo wiyubaka uba ufite icyizere, uba ugaragaza agaciro kawe, uba utanakeneye amarangamutima y'abandi, kandi ibyo nibyo bikurura abantu kurusha kugerageza kubemeza. Uburyo bwa kabiri ni ubucuti nyakuri buruta kwihutira urukundo. Ikosa rikomeye ni ukwinjira mu nshuti yawe ushaka kuyihata ngo igukunde, ahubwo jya wubaka ubucuti nyakuri. Vugana nawe mu buryo busanzwe, menya ko atekereza, menya ibyo akunda n'ibyo yanga, ariko witondere ubucuti si uburyo bwo gushuka umuntu, ni uburyo bwo kumva niba muhura mu mitekerereze. Niba utabona aho muhurira mu mitekerereze, wikihatira ibyo bintu. Uburyo bwa gatatu, ubaha imipaka ye. Niba hari ikintu kimwe cyica amahirwe yose, ni uguhutaza imipaka y'umuntu. Niba avuga oya, bisobanuye oya. Niba adashaka kuganira, muha umwanya. Kuba umukobwa yaba inshuti yawe ntibivuze ko afite ideni ryo kugukunda. Icyubahiro ni icyo gituma umuntu agufata nk'uw'agaciro, si igitsure cyangwa igitutu. Uburyo bwa kane, garagaza impinduka mu bikorwa apana mu magambo. Abantu ntibizera amagambo, bizera ibikorwa. Niba ushaka kugaragara neza mu maso ye, umuntu wizewe, uzuza ibyo uvuga. Jya wihangana igihe ugiye muri situation itari nziza, jya uniyubaha. Ntugerageze kumubwira ngo ndagukunda buri kanya, ahubwo reka ibikorwa byawe aba ari byo bimwereka cyangwa se bibimwibwirira. Gusa wibuke ko ibikorwa ntibigomba kuba uburyo bwo kugura urukundo. Uburyo bwa gatanu, emera ko bishobora kutagenda nk'uko ubishaka. Ubu nibwo butumwa bukomeye kurusha ubundi bwose. N'ubyo wakora byose, mu byo wamukorera byose, ntibivuze ko azagukunda, kandi ibyo byose ntago ari byo kibazo. Urukundo nyakuri ntiruterwa igitutu, ntirugurwa, ntirunahatirwa. Niba atagukunda si uko hari ikitagukwiye, nuko atari umuntu muhuje ku rwego rw'amarangamutima. Niba wakuye kimwe muri ibi byose, ntukagerageze gufata umuntu, ahubwo wubaka ubuzima ku buryo umuntu azaza akagusanga usanzwe wuzuye. Niba urukundo ruje, rwakire neza. Niba rutaje, nawe umuntu ukomeye bihagije ngo ukomeze ubuzima bwawe. Ese ubona ari iki cyangiza cyane urukundo rw'abantu muri iki gihe? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, ntiwibagirwe gukanda subscribe. Ngewe nyita Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura. Stay here ku zindi upload, mugire ibihe byiza.